mwese murakoze bakurikiranga Legacy TV turi kumwe na Fisanga mu muhango twajemo guherekeza nyakwigendera cyangwa se umubyeyi wacu Ingabire Jacqueline cyangwa se Maneke ya Fils anga tugusanga bari baje mu muhango wo kumerekeza mbere na mbere ubundi nkuru yuko yitabye Imana bimenye gute nabimenye ejo kwa kabiri wabimenye ubibwiwe nande cyangwa se wabibonye agana abibonye ku kinyamakuru ahantu ikinyamakuru kibuka yangariza abantu so ndibaza abantu bareka gukunda abandi ari uko bapfuye tukagira umutima wa kimuntu tukagarura rwa rukundo rwahoze mu Banyarwanda rwa kera umuntu akajya amenya ngo uyu ni umuntu nkanjye birashoboka ko naba ntagukunda kandi nta kintu dupfa izo nzangano rero njye nibaza ko zagacitse kuko ntawe uzi ko ejo bizagenda. Yes, ubuzima bufata nk'iki? Ubuzima ni amahirwe. Aho mwese murakoze bakurikiranga Legacy TV twaje mu muhango wo gushyingura cyangwa se guherekeza umubyeyi wacu Ingabire Jacqueline. Anga turi ku irimbi rya Mukungwa ni mu karere ka Musanze no twaje kumerekereza anga muri kubibona tuvuye kumusezeraho ku rusengero rwa Minivabo naho rurere mu karere ka Musanze ni mu mujyi. So twakoze urugendo tuzanga ku irimbi nkuko mubibona ahantu tugeze iyi ni imodoka yari yamuzanye ahangaha iza kumusezera turimo tugana ahangaha ku irimbi aho tubize kumerekereza. Murabibona ni abantu baje bamuherekeje bafite indabo zitandukanye. Aba ni abandi barimo bafata umurambo wa Maneke tuza kwerekeza ahangaha aho bari mu mushyingurire. So njye mwaramenye cyangwa se mwagiye mutubona benshi atandukanye kuri Legacy TV ku mavideo twagiye dukora atandukanye. Twavuga ko like niyo yaba ari video nzima twakoze cyangwa se igaragara ya Jacqueline cyangwa se Maneke ni video mwabonye kuri Legacy TV yavuga ubuzima bwe butandukanye. Twavuga ko ubundi ariho ahantu hambere yagaragarije lifestyle cyangwa se ubuzima ryabamo aho yagaragaje uko umugabo we yaje kumushaka uko yitabye Imana nuko yaciye ubuzima bukomeye cyane muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mata y'igicumbi cya 1994. Then nyuma yaho ntabashe kongera kuba yashaka undi mugabo ahubwo akahitamo kuba yarerera igihugu aho yagiye afashe imfubyi cyangwa se azirera. N'ubwo bakaba yitabye Imana yafashaga abandi bana babiri batandukanye. So mwabonye ko abantu benshi bamukundaga kuri video twagiye dutambutsa baramwishimiye cyane kuri nk'ira nkuru twakoze igaragaza ko ashobora kuba yarongoye koco n'umusore runaka. Umusore uvuga ni we njye bigaragara ko nyine yari yishimiye cyane cyangwa se yishimiwe muri rusange. Ndiko comment zavuga ati umubyeyi ni umubyeyi mwiza cyane, umubyeyi usetsa, umubyeyi w'ibyishimo nyine ukwiye kwishimirwa. So mwabonye ko nyine bitari ibintu by'ibihuha. Nejo bundi tariki zingahe ku cyumweru ubwo bavuga ko yitabye Imana mwabonye ko comment zari zitandukanye. Comment zari zamushimaga cyane zigaragaza ko bababaye cyane cyangwa se batishimiye kuba yatuvuyemo yavuye mu mwuka w'abazima. Ako nyine ko urukundo rwanyu cyangwa se n'amasengesho mwagiye mumusabira nyuma yo kumva iyo nkuru mbi yuko yatuvuyemo ndakeka byaramufashije cyane ubu ngubu akaba ari aheza mu ijuru. So muri izo comment hari comment nasomye iyo nkuru imaze iminsi ibiri tuyikoze niyo comment cyangwa se yakoze umuntu ku mutima aho umuntu yanditse ati uyu mubyeyi namukundaga cyane yari umuntu w'ingenzi kuri twe naruhukire mu mahoro. So ni comment abantu benshi yabarijije ariko bakarayibonye. So ahangaha tugeze ni muri rya rimbi rya Mukungwa aho tugiye kumushyingura cyangwa se kumuherekeza. Murabibona abantu benshi batandukanye, abasore bafashe imva ye bamuherekeza. Izo nako atari ibintu byoroshye, si ibintu byoroshye kuko ririmbire ahantu mu musozi ni ahantu kwazamuka ntibyoroshye kubera ko ni irimbi riri mu musozi ahantu nko ku mukingo hari ubunyerere. Ariko kubera urukundo tumukunda cyangwa se kubera ukuntu abantu bamwishimiye bemeye barahagira kugira ngo babashe kumuherekeza bigende neza cyane. So urabona kubera ukuntu twava yari big mama cyangwa se mama
bitwarira nk'urubyiruko muri make ni umuntu utarakomplikaga ubuzima so urebye nko makomenti bagiye batera nta muntu wigeze umuvuga nabi komantere bateraga nizo kumuherekeza neza cyangwa se kugenda zimuvuga neza cyane mu buryo bugiye butandukanye ubona bakoresha imvugo zigezweho z'iyi minsi ubona ko nyine ni umuntu wagendanaga n'ibigezweho nk'uko padiri abivuga cyangwa se abantu muri Bibiliya bagenda babivuga bati tugomba kugendana n'ibigezweho na Maneke rero ni umuntu yakundaga kugendana n'ibihe bihindutse yagendanaga nabyo si wa muntu wavuga ngo ari komplika mu buryo runaka ahubwo yagendaga mu buzima busanzwe so murabibona ahangaha ni ibintu bitoroshye Maneke yarabyibushye cyane bivuze ko no kumutwara ni ibintu bitoroshye aho imvura agiye kuyiterura ukaba wayigeza hari ugere ntibyoroshye ni ibintu bitoroshye cyane nyine kubera ibiro bye bagomba gufata akaruhuko bakavuga batereka duhumeke mu gake turakomeje tugiye n'ubundi kumva dukomeza aho ari buze gushyirwa cyangwa se aho ari buze kuruhukira ahangaha ryarimbi rya Mukungwa so murabona ko barimo kumuzamura bamushyikiriza bamugeza aho ngaho irimbi rya Mukungwa ubu ngubu turahageze rero aho ari bushyingurwe so nkomeza gushira mwese abantu mukomeje kureba ahangaha Legacy TV tubabwira ngo mukomeze mubane natwe ahangaha tubashe guherekeza umubyeyi wacu neza cyane atwishimire cyangwa se tumwishimire tugaragaze ko twakundanye nawe twabanye neza muri iyi minsi tuberekeze neza ibintu birangire so mwese mwarakoze cyane babanye nawe bamaze kugera muri rusange mwarakoze cyane mwese murakoze bakurikiye ahangaha Legacy TV turi kumwe na Fils ahangaha mu muhango twe twajemo guherekeza nyakwigendera cyangwa se umubyeyi wacu Ingabire Jacqueline cyangwa se Maneke ya Fils ahangaha tugusanze ahangaha bari baje mu muhango wo kumuherekeza mbere na mbere ubundi nkuru y'uko yitabye Imana bimenye gute nabimenye ejo kuwa kabiri wabimenye ubibwiwe nande cyangwa se wabibonye agana abibonye ku kinyamakuru ahantu ikinyamakuru kibuka yangare cyangwa hangana so umaze kumenya se kuri wowe ubwawe wumvise byakiriye gute ntabwo nabyiyumvishemo ngewe numvaga ko byanze bikunze wenda wasanga bari kubeshya mpamagaye umuntu arambwira ngo nahamagaye Emi arambwira ngo ni ibya nyabyo Emi yo kwibitanga so mbere y'uko se mu bikore cyangwa se mbere y'uko ubimenya Maneke ubundi mwamubanye mute mu buzima busanzwe Maneke ntabwo twari tuziranye cyane ariko nakunda kuza i Musanze kubera ko yacuruzaga tukabonana ndetse tunanapanga kuzakinana amafilimi kubera ko asanzwe akina filimi ariko byambabaje kabisa vrema ese wowe na Maneke muhura akiriho ntatekano yagukoreye keza uhora umwibukiro zaho uvuga Maneke yari umwana mwiza cyane yari umwana mwiza yari wa muntu nyine w'umunyarwenya warasetsa abantu ni wa muntu utagira shikani ku mutima ni wa muntu nyine uhora ari umwana mwiza ari fani bya hatari kuvuga ngo hari umuntu fani mbere na mbere hari akantu gusa kuvuga ngo uyu muntu yambwiye akantu runaka karansetsa cyangwa se karanshimisha akantu akubwira akagushimisha nk'akanya ni uko nyine buri gihe iyo yambonaga iyo nazaga mu ruhengeri buri gihe kuko twabaga turi kumwe yazaga kunyegereza ambwira ati twese turi ibibonge urumva hanyuma akambwira ngo nimuheke ngo nanjye arampeka wigeze ubikoraho se cyangwa byarangira aho ngaho nyine umwe yahekaga undi ariko bikanga mbese yari inshuti yanjye tu okay so mu buzima bwe bwa nyuma cyangwa se mu minsi ya nyuma mwigeze muvugana twavuganyeho gakeya turi kuvugana ku bintu
byo gukora filimi nyine kuko njye nashaka ko ajya muri filimi yanjye yitwa Kabashengure. Ubwo rero niyo twari twaganiriye yuko agomba kuza gukora. Ubwo rero yari yabinyemerera, yari umwana mwiza pe. Ubwo rero kubw'ibyago nyine none arigendeye. Yitabye Imana wari kumutegura kumushyira muri filime yitwa Kabashengure. Nyuma yo kwitabye Imana akajya mu mpanuka ngo iyo role hari umuntu uteganya kuba yayikina yarazakina. Iyo role n'ubundi ni ugushaka umuntu w'umumama umeze nka we akayikina iyo role nashaka kumuha. Uvuga ngo yarazakina role imeze nkaho ari mama wawe. N'ubundi ariko nshakamo umumama ukuzemo nyine ukuntu urabona njye nawe byari kuba ari sawa. Ubwo rero Imana imuhe iruhuko ridashira. Maneke yigeze kumusura akagutekera ibiryo? Oya, nari ntarajya kurya iwe pe. Ntarajya kurya iwe, ariko iyo nazaga yamfataga neza akanjyana muri resitora tukarya tukishima tukaba turi kumwe tukifotoza. Akambwira ngo arankundaga mu mafilimi kuko ngewe yatangiye kumbona kera akiri mutoya kuko maze igihe kinini muri sinema. Ubwo rero bikamushimisha kuntu byo akambwira tugiye kuba turi kumwe byonyine biranshimisha. Ubwo rero mu by'ukuri nta kundi nabivuga. Ubu twaje muri muhango tugiye kumusezera, ni nk'iki cyangwa se ni nk'ire jambo rikuri ku mutima wabwira abantu bamukundaga cyangwa se bakunze muri rusange? Abantu bamukundaga icyo navuga wenda nuko bafashe umuryango we bagafasha nk'umwana yari afite. Ababishoboye bakazasura umuryango we. Nicyo ngicyo navuga. Ku mutima urukumva umerewe ute? Ntago meze neza. Dusoza ubutumwa bw'ihumure waha abakurikirana kuri Legacy TV ngo watanga? Nyine ubutumwa nabaha nuko bahumure. Maneke yari umwana mwiza, ndabizi byanze bikunze azabona ijuru kubera Imana, nta nubwo yaribura kubera ko yigiraga umutima mwiza pe. Sophie wakoze cyane. Sawa namwe murakoze, Imana ibahumugishe. Yego namwe. Aka kanya turi ku irimbi twaje gushyingura Maneke. Ni ibintu bitoroshye, by'umwihariko ndi kumwe hajemo abasitari bagiye batandukanye kumuherekeza, abakinnyi ba filimi. Emera ko nanabashimira, ndi kumwe na Nyabitanga. Nyabitumeze neza gute? Uretse gusa kuba nyine umuntu agihumeka, ubundi mu mutima ntihaburamo ishavu. Ntihaburamo ishavu. Maneke ni muntu ki kuri wowe? Mwamenyanye ryari? Maneke twamenyanye muri uyu mwaka mu ntangiriro ngira ngo zawo. Hari filime bakinagamo, ni nshyashya nubwo baragitangira proje yabo, barampamagara bansaba ko twafatanya. Ndibaza narakinnyemo nka episode 2 zonyine gusa. Ngo mwaba muri abanyeshuri ngo muzi Musanze kandi ncuruza ngo ibintu by'ibiryo ngo mutaye nta kintu mbahaye. Turavuga tutoya ntago turi buhahe, twebwe twaje gushutinga nibirangira turataha, kandi ntago tubana n'abana cyangwa n'ababyeyi, tuba muri ghetto. Ntago watawikoreye imifuka y'ibiryo, wowe gusa urakoze, Imana iguhe umugisha. Tugira ngo arabyumvise, arangije ararenga aragenda arapakira arabizana, aratubwira ngo none umwange kubitwara. So yari umuntu mwiza, ntekereza ko ijuru ryungutse undi mu marayika. Waherukanaga kubonana nawe ryari? Mperuka kubonana na Maneke mu kwezi gushize. Hari filime turi gukinira hano yitwa Urusobe, yari yaje muri casting. Byari byanashobotse ko tumunera umwanya muri iyo filime agakinamo. Ngira ngo ni nawe naje mpagarariye aha ngaha, ntago naje nka Zubi kuko ntago Maneke yarafitanye umubano na Zubi ukomeye, ahubwo mu Rusobe yarafitanye umubano ukomeye cyane n'abantu bo mu Rusobe. Fine Record na Fine Media ni umuntu wacu. So niyo mpamvu duhagaze aha ngaha rero. Bigaragara yuko iyo umuntu yitabye Imana aribwo bamuvuga ibigwi, aribwo bavuga ibyiza bye, aribwo bavuga agaciro yari afite. Nkawe nk'umusitari nka Nyabitanga uhagarariye abandi basitari bataje hano cyane cyane bakina filime, ni igiki wababwira? Gukunda umuntu cyangwa kuvuga umuntu ibigwa ari uko yapfuye cyangwa kumutabara uko yitabye Imana? Rero gukunda umuntu ari uko yapfuye nta kiba bimumariye, ahubwo byaba byiza kuko twese ntawe uzi uko ejo bizagenda.
urwo rukundo twifitemo tugiye turugaragaza. Niba ari umuntu ukunda ukabimubwira ko umukunda, niba ari n'umuntu wahemukiye ukibuka gusaba imbabazi hakiri kare, kuko ntawamenya, ushobora kuryama ugapfa cyangwa watambuka ku muhanda bakakwica. So ndibaza abantu bareka gukunda abandi ari uko bapfuye, tukagira umutima wa kimuntu, tukagarura rwa rukundo rwahoze mu Banyarwanda rwa kera, umuntu akajya amenya ngo uyu ni umuntu nkanjye, birashoboka ko naba ntagukunda kandi nta kintu dupfa. Izo nzangano rero njye nibaza ko zagacitse, kuko ntawe uzi ko ejo bizagenda. Yes, ubuzima bufata nk'iki? Ubuzima ni amahirwe yo kuramuka cyangwa yo kwirirwa, gusa kuri njye ubuzima numva ko ari amahirwe uba wagiriwe tu. Ikintu wabwira Maneka aka kanya haruhukiye ni igiki kikuvuye ku mutima, ukurikije umubano mwabanye, ukurikije amagambo yakubwiye, ukurikije inama yakugiriye, ni igiki ushobora kuba wamubwira rwose aka kanya duhagaze ahangaha? Ikintu namubwira nta kindi namubwira ngo yarakoze. So reka mbashimire, reka nshimire Nyabitanga, nshimire n'undi muntu uwo ari we wese wakundaga Maneke. Uyu munsi ndacyabibashimira, nagiye nkora ibiganiro bitandukanye bimuhururiza bivuga ngo tugire icyo dutanga. Rero uyu munsi mwese ndashimira itangazamakuru mwese, nshimire Nyabitanga, nshimire buri muntu wese witanze kugira ngo duherekeze umuvandimwe mu mahoro. Nyabitanga komera, n'Abanyarwanda dukomerane, kandi nzi ko aheza ni mu ijuru. Ukizwe. Ndakijijwe ahubwo nawe ukizwe. So urakoze cyane rero, ubwo nanjye reka nshimire. Ushobora kuri mikrofone nk'arangiza kuvuga se? Ntabwo byashoboka. Nanjye reka nshimire, hari abantu twazanye aha ngaha dukorana mu Rusobe. Ndashimira boss wacu Rusobe cyane ko rero waduteye inkunga yo kuza aha ngaha. Numva shooting yahagaze, abantu ntibabone nsa gutya ngo bagire ngo nuko nasuzuguye ikiriyo cyangwa ikiyoya, twari turi mu kazi, biba ngombwa ko tugahagarika tukaza aha ngaha. So ndashimira boss wacu rero, nshimira Fine Record na Fine Media, barakoze cyane, kandi abandi aho muri Imana ibarinde ibahe n'amahoro.